What's up guys, nizeye yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uko waba uri umuhanga kose, uko waba uri umunyabwenge kose, uko wagerageza kwitonda muri ubu buzima, ntabwo ushobora kubaho udakora amakosa. Mu bantu bose babayeho, nta muntu n'umwe wabayeho utarigeze akora amakosa, cyangwa se hamwe dushobora gukora ibintu bidakwiriye tutagakwiriye gukora. Rero muri uku gukora amakosa cyangwa se kuba twakora ibintu bidakwiriye, hari igihe akenshi dushobora gukuramo kwiyanga, nyine umuntu akumva ariyanze. Utekereje nk'inshuro umaze kubwira abantu cyangwa se umaze kubwira umuntu runaka ngo ndagukunda, cyangwa se inshuro tubwira abandi ko tubakunda ni nyinshi, ariko inshuro dushobora ukibwira aya magambo uti njye ndikunda, nishimiye uko meze, nishimiye ubuzima bwanjye, nishimiye ibintu nakoze, ni nkeya. Ntabwo akenshi dufata umwanya wo kwibwira yuko twikunda, ahubwo inshuro nyinshi tubibwira abandi. Rero muri kwa gukora amakosa, bya bintu bidakwiriye dushobora gukuramo kwiyanga, umuntu akiyanga. Noneho muri uko kwiyanga bitewe n'ibintu bidakwiriye twakoze, niho hashobora kuvamo ko twikorera ibikorwa bibi, harimo nko kwiyahura. Ujya wumva abantu benshi biyahuye, cyangwa se no kuba dushobora ikiremwa muntu kwiyahuza ibiyobyabwenge kugira ngo twibagirwe bya bintu bibi twakoze, cyangwa se kuko nyine urumva ya makosa tuba twarakoze aba ashobora gutuma umuntu yiyanga. Aha rero muri ino video ndagira ngo turebe uburyo ushobora kwitwara mu gihe hari amakosa wakoze cyangwa se muri ubu buzima. Ikintu cya mbere ni ukwiriye kumenya yuko muri ubu buzima nta muntu n'umwe udakora amakosa. Gukora amakosa ari ibintu bisanzwe. Rero reka turebe ibintu bigeze kuri 4 ahangaha ushobora gukora mu gihe waba wakoze ikintu kidakwiriye, cyangwa se mu gihe waba waguye mu makosa, kuko ni kenshi tuzakora amakosa. Ikintu cya mbere, ntukajye wizera ibyo bakwise cyangwa se ibyo wiyise, kuko ahangaha ikintu bashaka kuvuga muri bino bitabo nuko akenshi amazina dufite ni amazina twahawe n'ababyeyi. Hari n'amazina ariko twiyise. Ugasanga wenda nk'umuntu bashobora kuba barakwise wenda Gisimba, cyangwa se bakwise izina runaka, wenda se ugasanga nk'umwana bamwise ko ari umunebwe, amazina ajyanye n'ubunebwe. Noneho rero iyo wiyise ukakira ukizera uko bakwise cyangwa se wowe uko wiyise, ibyo bintu bishobora gutuma ubyizera kuko ukaba uwo nguwo. Kandi mu kuri k'ubuzima guhari ni uko wowe, nk'uko tuvuge wenda urugero, niba iki ngiki ari igikombe, uko bakise ntabwo bashoboraga kugiha irindi zina kandi kigakomeza gikora umurimo nk'uwugikora. Muri make nta hantu uhuriye n'izina ryawe, cyangwa se uko wiyise cyangwa uko wiyumva. Wenda ushobora kuba uvuga uti njyewe wariyise uti genda umuntu w'umunyamujinya, njyewe ngira uburakari, iyo umuntu ankoreye ikintu ndamubwiza ukuri cyangwa nkanamwishyura, nkanamukubita, nkamumerera nabi. Ukajya wibwira ati njyewe uko niko meze nyine. Urumva uba uri kugenda wiyita kuri umunyamujinya. Cyangwa se ukavuga uti njyewe sinjya mbana n'umuntu umeze uku nguku, ati njyewe nteye gutya, njyewe nkora gutya, njyewe nuko umeze, sinjya mpinduka. Aho ngaho uba urimo kwibeshya, cyangwa se uba urimo kwangiza ubwenge bwawe n'imitekerereze, kubera ko ibyo ngibyo akenshi uba wibwira ni ibitekerezo uba ufite ako kanya. Kandi twabonye yuko ibitekerezo ni nk'ibicu, bihinduka buri gihe. Rero ikintu cya mbere ahangaho tuba tugomba gukora ni ukutizera ibyo twiyise cyangwa se amazina baduhaye, ahubwo wowe ukaba wowe wa nyawe, kuko ushobora guhinduka ukaba mwiza, ugahinduka ukaba mwiza kurushaho. Icyo gihe bizagufasha mu gihe uzamenya yuko uko witwa atari cyo kintu cy'ingenzi. Noneho icya kabiri, yiga kwakira amakosa yabayeho mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha amakosa ni ikimenyetso cy'uko turi kugerageza muri ubu buzima. Nta muntu n'umwe wabayeho utarigeze ukora amakosa.
mu bantu bose babayeho bakomeye. Ahangaha rero niba warakoze nk'amakosa runaka, tuvuge wenda waguye mu cyaha runaka cyangwa se mu ikosa runaka, akira ayo makosa, wumve yuko byabaye nta kibazo. Iga kwakira ibintu bitagenze neza mu buzima bwawe waba waraguyemo. Noneho ikintu cya gatatu, rekeraho kwicira urubanza no kurucira abandi. Ahangaha ni kenshi iyo twakoze amakosa usanga turimo kwicira urubanza, hari ibintu bitagenze neza twakoze, usanga turimo kwicira urubanza. Noneho uko ukomeza wicira urubanza, urumva nibwo hazavamo kwiyanga, ukumva yuko wakoze ibintu bidakwiriye. Uba ukwiriye kwibabarira nk'uko ubabarira abandi bantu bagukoreye amakosa. Nawe ubwawe iga kwibabarira, wumve yuko wigiriye imbabazi. Ikosa wararikoze cyangwa se aya makosa warayakoze, ariko iga kwibabarira, wumve yuko nyine byabaye byarangiye. Noneho ikindi, reka kuba wacira abandi urubanza, kuko nukomeza gucira abandi urubanza uti wenda aya makosa nakoze, ibintu bitagenze neza mu buzima bwanjye, aba babyeyi banjye nibo babiteye, uyu muvandimwe niwe wabiteye, zino nshuti nizo zabinjyanyemo. Uko uzakomeza kubacira urubanza bizatuma utamenya icyo wakagombye gukora, kandi ubundi hari icyo wakagombye gukora twifitemo ubushobozi ntagereranywa. Ariko uko uzakomeza ucira abandi urubanza cyangwa se wicira urubanza, urumva bizatuma utabasha gufata imyanzuro ikwiriye. Wumve yuko abandi aribo babiteye atari wowe. Noneho bibe byatuma wiyanga, uba ushobora gukora ibindi bikorwa bidakwiriye. Kandi ubundi amakosa twakoze cyangwa se amakosa twakora muri ubu buzima nk'ikiremwa muntu, tuba dukwiriye kuyigiraho, akatubera isomo ndetse akatubera ikiraro cy'uko tugomba kwirinda mu buzima dusigaje. Noneho ikintu cya kane, emera ko tuba tutameze kimwe, cyangwa se kuba tutameze kimwe, kuba tudakora neza ibintu byose kimwe, ubwabyo ari byiza cyangwa se ari ubwiza. Uzitegereze ibimera cyangwa se nk'ibiti byose bibaho, nta giti wapfa kubona kimeze nk'ikindi. Ushobora kubona nk'igiti kirekire ukavuga ati wenda iki giti cyakoreshwa ibi n'ibi, ukabona nicyo cy'umumaro kurusha ibindi. Ariko noneho ugasanga hari urusobe rw'ibiti byinshi bitameze kimwe. Rero uhita ubona yuko byose ntabwo bimeze kimwe. N'abantu ntabwo tumeze kimwe, n'inyamaswa zose ntabwo tumeze kimwe. Ntabwo kandi uko kuba tutameze kimwe, kuba utarabashije gukora ibintu neza nka bariya, kuba utarabashije gukora ibintu bikwiriye nka bariya, ntiwumve yuko ari ikibazo. Ibyo ngibyo n'ubwiza niko bimeze. No kuba dushobora gukora ibintu neza 100%, ntabwo bikunze kubaho, ntabwo twabishobora. Ikintu kiba ari cyiza nuko nyine dutandukanye, nuko hari ibizagenda neza, hari n'ibitazagenda neza, kandi byose bikaba ari byiza. Urumva ibyo nibyo bintu bine bizagenda bidufasha mu gihe twakoze ibintu bidakwiriye, cyangwa se mu gihe twakoze amakosa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere twabonye, ntukajye wizera ibyo bakwise cyangwa se ibyo wiyise, nicyo cya mbere. Icya kabiri, iga kwakira amakosa wakoze. Noneho icya gatatu, rekeraho kwicira urubanza cyangwa se kurucira abandi, nk'uko twabibonye n'umumaro wabyo. Noneho icya kane, kuba tutameze kimwe cyangwa se kuba tudakora ibintu byose neza, cyangwa se kuba tudashobora gukora twese ibintu neza kimwe, ubwabyo n'ubwiza, ni byiza, niko Imana yabiremye. Wibuke gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.